nayirwanya so uyu munsi nashobora kuyisenya nkayishira hasi. Rero ngiye sindwanya Islam ahubwo ndarwanya ikinyoma. Uwo mwuka w'ikinyoma niwo nshaka gukubita mu izina rya Yesu. Yaravuze ngo wowe uratuka idini y'Imana itegura ibihano bya Allah. Nkubaze Ali Yusuf, witeguye ibihano bya Allah bigiye kukugeraho? Yarakubajije ngo niba udafite idini ubarizwamo. Yego. Ka waravuye muri Islam ntugire idini ujyamo. Yego. Warabatijwe. Ese niba warabatijwe ninde wakubatije kandi ko umuntu ubatiza ari umuntu ufite idini, umuyobozi w'idini runaka? Umwuka w'idini ntabwo ukiza, urica. Paulo yari yahawe inshingano nande? Bazatubwira umuntu waramburiyeho ibiganza Paulo akamubwira ngo tuguhaye inshingano yo kugenda ugereye iryo ubatize, ugereye iryo usezeranye, uzakora imihango y'idini iyi n'iyi, uzabigenza utyo ubigenza utyo. Ninde wabimuhaye? Uwabatije Paulo ntabwo ari umupasiteri, yabatijwe n'uwo bita Ananiya. Ananiya yiberaga mu rugo, iramubwira ngo itoranije umukozi wayo witwa Sawuli, none araje nageraho ngaho nyine ugira ute umubatize, kuko agiye kunkorera umurimo namutoranyirije gukora. Iki ngiki kijyanira n'umuntu numvise wari urimo aravuga ngo ngewe ngo nzagende mpure nawe ngo ni profete ngo ukomeye cyane ngo ugenzura ikirere cy'umwuka. Ushobora kuba uri mu isi y'umwuka itari umwuka w'Imana. Bakasukwaho amavuta ya elayo, abandi bagasukwaho amavuta y'amamesa, bakasukwaho amavuta y'ubuto, warangiza ngo ubwo nibwo bigomesobanuye gusigwa. Oya, gusigwa kwa nyako n'ugusigwa kwa mwuka w'Imana akaba ari ugusiga yagutoranije. Ntabwo iyi nzira ikeneye abanyabwenge batojwe n'abandi bigishijwe n'abandi gusa, ahubwo iyi nzira uwamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza asukirwa ku mwuka wera akamenya ibyo. Noneho twebweho abapfuye n'abamadini yanze gushingura, twebwe tujya kubashingura. Hari abamadini yanze gushingura ngo ntiyari uwacu twaramuha. None ubwo mwebwe mwaba muri mu murongo wa nyawo cyangwa abo banyamadini bari mu murongo wa nyawo? Burya ari ukujyana abantu mw'Ijuru muhuje agakiza mwese. Uyu nguyu bamuciye hano nawe ntiyagera iwawe ngo umwakire. Yes. Urumva rero aho ngaho naho harimo confusion. None intumwa y'Imana igiye gupfa yaravuze, ndashaka kugira ngo wumve neza, yaravuze ngo idini ya Islam umma yanjye nimara kuva mu isi, nimara gupfa izacikamo ibice 73. 72 byose bizajya mu muriro, kimwe cyonyine nicyo kizajya muri Arijana. Iyo ni Quran ibivuga. Iyo ni imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad. Yitwa Sadamu Uwitonze. Ubwo ntabwo yaba ari uwiwanyu Sadamu, birashoboka kuba ari waho hari abahoze. Ese ko mbona ukora competition aho kwaba ari ukurwanira abayoboke? Iryo yerekwa rya Ali Yusufu ni ruturukahe? Muzamubaze Islam icyo bisobanura mu Kinyarwanda, mumenye icyo murwanya, mujye mwera iziryoherera, mureke imishara. Sanga abantu mu rugi wabo tukababwiriza ubutumwa bwiza, abemeye tukababatiza, iyo turangije kubabatiza turabatoza nabo bakajya kubwiriza abandi. Kristo yaravuze ngo mubahindurire kuba bigishwa banjye, abwo yavuze ngo mubashake babigishwa banyu, baba bayoboke banyu. Ngo ndiwo kwa Gitwaza, ngo ngewe ndiwo kwa Rugagi, ngo ngewe ndiwo kwa Bosiko, ngo ngewe ndiwo kwa Apotre Mutabazi. Uwo ngo wirirwa ari gushaka kubarya za miliyoni z'amafaranga ariko babwira ngo nimuzizane. Uzagenda afata iminota 5 ngo mvuge kuri Bishop Rugagi, ngo mfate iminota 5 ngo mvuge kuri Bishop Bosiko, ngo mfate iminota 5 ngo mvuge kuri Apotre Gitwaza. Uwo ninde wabivuze? Uwo ni Apotre Mutabazi. Tuve mu uyobe tuyoboke Kristo, ni wavuze ngo ni munyigire kuko ndi umugwaneza. Iyi ni inyigisho nayo y'ikinyoma yicaye muri bo, bicarana ngo Qur'an ngo ni igitabo cy'Imana ngo kirarinzwe, ngo ntabwo ngo cyajya mu kinyoma, ngo nibiki byose. Akongera agahaguruka ngo idini ya Islam ngo ni idini ngo irarinzwe. Irinzwe nande? Reka nkubwire uburyo idini ya Islam itarinzwe. Yamaze gucikamo ibice 73. Birarenze cyane. Islam ifite ibice birenze 73. Ibi byose byarabaye. Iyi dini uvuga ko irinzwe n'Imana, Allah wayirinze n'ubuye. Kwitigeze irindwamo ibi bintu by'umwiryane n'amacyakubiri ngo imipanga icecekeye kuhaba. Wa mugabo wewe uvuga yuko Islam ari idini irinzwe na Allah, Allah ni ninde? Ntabwo ukuri n'ibinyoma bishobora guhuza. Niba wamaze gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, wamaze kumenya ukuri kwa nyako, urakomeza kwicara mu idini, nurangiza umbwire ngo uko kuri uzakuvuga. Niba wamaze kumenya ko hari umugore w'indaya, ukamenya n'urubyaro rwe ko bagiye kurimbuka, urakomeza kuguma mu rugo rw'umugore w'indaya uri gushaka mwiki? Rero Babuloni, Bibiliya tubwiye ngo bwoko bwanjye nimusohokemo. Ayo ni amagambo aboneka muri Yesaya, akaboneka no mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Nimusohoke muri Babuloni, timugire ikintu cyose cyanduye mukoraho. Ndetse ijambo rirongera ngo kandi musohokemo mwihuta. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Turabasuhuje nanone inshuti zacu, abakunzi ba AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Mwebwe mwese muri hirya no hino aho mushakisha ubuzima, Imana ibaha umugisha cyane kandi bahere umugisha mu byo mukora. Nago twavuga
ibihugu murimo, imigabane murimo, icyo tubona cyo nuko tubona ko dukurikirwa n'abantu bari hirya no hino ku migabane igize isi tuweho n'abantu. Gusa turabashimira cyane ku mwanya mufata mugakurikira ibiganiro, abakoze subscribe turabashimira, ndetse n'abakora like n'abatanga comment, kandi comment zanyu turazikunda, ziratunezeza. Ntabwo abantu bakumva ibintu kimwe, harimo abaza barwanya ukuri, harimo abapinga, harimo abandi bashaka gusenya ibyavuzwe, ariko hari n'abandi bishimira ubutumwa bwiza buba bwabagezeho. Mwebwe mwese turabashimiye kuko ntabwo abantu bajya bawumva ibintu kimwe, kandi buri wese agomba kugira amarangamutima ye, birumvikana kamemu. Gusa turashimira buri wese kandi tugushimira uko wakiriye ibintu. Gusa intego yacu icyo twifuza ni ukubona buri wese ashobora kumva ubutumwa bwiza bumubatura, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Icyo twifuza nuko abantu babatuka bakamenya ukuri, kandi turizera ko yatangije umurimo muri twebwe izawusohoza. Uyu munsi twongeye kugarukana na imamu ariko ntakiri imamu. Nitugaruka kuri icyo kintu mujye mucyumva cyane. Buriya hari icyo bita kuvuga ubutumwa cyangwa kuvuga Imana wiboneye, atari bya bindi wabonanye abandi. Iyo tuvuga imamu rero tuba tuvuga umuntu wabaye muri Islam kandi wari umuyobozi, ariko aza kumurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Yesu aramuzana amuvana muri wa mwuka w'inyigisho z'ibinyoma. Uyu munsi rero ari Yusufu imamu yagarutse kugira ngo dukomeze kuganira, kandi atuzaniye ubutumwa bukomeye. Reka nkubwire ngo rwose ubane natwe, utangira natwe mu kiganiro, kandi ndagusaba kuza kugisoza kuko agiye kuvuga ibintu bikomeye. Nimubwira ngo bikomeye umve ngo bikomeye, kandi ndimvuga gukomera umve ko ari ibintu bibasha gukiza ubuzima bwawe. Ntabwo ari ukundi gukomera kundi, ni ukugira ngo ahubwo ubikungure, urusheho gusobanukirwa isi turimo, ndetse n'ibyo tubona mu madini atandukanye ari mu isi hano, n'uburyo umwanzi yayinjiriye, cyangwa se amadini menshi amaze guhinduka ikigare cyangwa se igikontineri kibitse imyanda yose y'umwanzi Satani, kandi kiri kwirukankana abantu kibajyana mu rwobo rw'irimbukiro. Ndavuga muri Jahanama cyangwa se Gihenomu, mu yandi magambo uko Bibiliya ibivuga. Rero ubane natwe, reka tumwakire hanyuma adusuhuze. Mbere ya byose turi buhere ku bibazo nka bibiri yabajijwe n'abantu ku kiganiro aherutse gutanga cya mbere twabanjije, hanyuma agira icyo agisubizaho. Turakwakiriye ari Yusufu. Murakoze cyane munyamakuru, Imana iguha umugisha. Ndabasuhuje namwe mwese abateze amatwi AYALONI TV, kandi abarimo kutureba muri iki kiganiro. Mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha yayo tubonera muri Kristo Yesu. Nukuri mugubwe neza, mwaramutse, na amahoro, murakomeye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yusufu, wabanza kudufasha ugasenga kugira ngo Imana ibane natwe mu iki kiganiro? Yego, murakoze cyane. Katwirageze Imana ishobora byose, Imana data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ukaba na data. Turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya uduhaye kongera kuboneka hano kuri AYALONI TV. N'impuhwe zawe, n'imbabazi zawe, n'urukundo rwawe, n'umugisha wawe, ndetse umugisha uhambaye cyane. Turagushimye rero ku bwacu, tugushimye no ku bwa bene data baduteze amatwi, batureba muri iki kiganiro, kandi koko bafite inyota ndetse n'ubushake bwo kugira icyo bakumva n'icyo bakunguka ku mitima yabo. Reka rero mwami Imana tuguhe ikaze mu mitima yacu n'ubundi, kugira ngo ari wowe uyobora iki kiganiro. Tugusaba kubana natwe, tukwingingira kugira ngo uburinzi bwawe butubeho, uturinde imbaraga zose z'umwijima, ahubwo ubushake bwawe n'umwuka wawe wera byo bibana natwe, kugira ngo bishore kugera kuri ba bandi baduteze amatwi, hanyuma abatarahinduka bahindurwe n'imiburo yawe, abahindutse kandi nabo ubahe gukomerera mu buntu bwawe, bakomeze kwiringira no gutura muri Kristo Yesu, nk'uko yabivuze ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Rero turakwinginze kubana natwe kuva dutangiye kugeza dushoje kino kiganiro, komeze kutugirira neza no kuduhana umugisha n'abera bose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen.
Imana guhumugisha Arius. Hanyuma mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro cyacu ngo kugira ngo tugezeho bumwe mu butumwa wagiye uhabwa n'uwaguhamagaye, reka duhere ku kibazo cyabajijwe n'umuntu ku kiganiro muherutse gutanga uvuga ku witwa SHEIKH Harerimana. Ngira ngo hari uburyo wabivuzemo, sinzi ngo ahantu mwari mwateraniye uragasubiramo muri kwiga ku bintu bitandukanye, uvuga ko yari mufti w'u Rwanda. Hari umuntu rero wanditse kandi abonye ari uwo mu idini ya Islam, kuko yanditse anadutuka cyane atubwira nabi bikomeye ngo turabasazi, ngo ntabwo turi bazima, ngo twazanye umutekamitwe, ngo turi umutekamitwe nkawe. Ubwo rero avuga icyambere yarabajije ngo SHEIKH Harerimana yigeze aba mufti w'u Rwanda. Icyo cyo yahise dukubitira hareba inzega. Turagira ngo banze usubize kuri icyo ngicyo. Murakoze cyane, ndaje ngisubize, ariko mbere yo kugisubiza ndashaka kugira ngo wenda nkurikije ko yavuze afite uburakari bwinshi cyangwa se harimo no gutukana no guhangana kurenze, reka manze muhereze umurongo umwe muri Korani kugira ngo n'ubutaha atazongera kuzana ibibazo birebire afite kuvuga nabi. Ntabwo imvugo mbi, gutukana, gusebanya bihindura abantu, ahubwo bituma uwo n'umuntu niba yarari no gusebanya akomeza kubigiramo imbaraga kuko aba yumva ko mwahanganye. Muri Korani ntagatifu isura ya 16 aya y'125 haranditse ngo hamagarira kugana inzira ya Nyagasani wawe ukoresheje ubushishozi n'inyigisho nziza. Urumva? Hamagarira abantu kugana inzira ya Nyagasani wawe ukoresheje ubushishozi n'inyigisho nziza, unabagisha impaka mu buryo bwiza. Urumva? Mu by'ukuri Nyagasani wawe ni uzi neza uwayobye inzira ye, ndetse ni nawe uzi neza abayobotse. Iryo jambo ni ryiza. Iri jambo ni ryiza, rihuye n'icyo namubwiye ejo, kuko yarandikiye ambwira nabi cyane. Ndamubwira nti ariko iyo Mana murwanirira bigeze aha ngaha, wayiretse kirwanira iyo dini ya Islam niba kuko ari Imana musenga ishobora byose. None ako kantu gasumba kuko Nyagasani wawe niwe wenyine uzi neza uwayobye inzira ye, ndetse ni nawe uzi neza abayobotse. Urumva rero kuhangana natwe ukaza gutukana ugaragaza ko twayobye, ko mbese ko ibintu bimeze nabi, rwose ibyo ni uburenganzira bwawe no kubivuga, ariko si bwiza, ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo guhangana natwe. Inyigisho nziza niko Korani kubwiye, hamagarira abantu kugana inzira ya Nyagasani wawe ukoresheje ubushishozi, cyo ni kimwe, ukoresheje inyigisho nziza, cyo ni icya kabiri, nubagisha impaka mu buryo bwiza. Kubera iki biragenda bityo? Kubera iki urakoresha inyigisho nziza ugakoresha ubushishozi ukanabagisha impaka mu buryo bwiza? Nuko Nyagasani wawe wenyine ari we wenyine uzi neza abayobye inzira ye, akanamenya neza abayobotse. Urimo urabyumva? Noneho kandi Korani irongera iramubwira ngo nuramuka wihoreye ujye wihorera bijyanye n'ibyo wakorewe. Urumva? Niba ushaka kutuvuguruza kubyo twavuze, manura neza ijambo uko twarivuze, nurangiza urivuguruze mu buryo bwiza nyine. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwihorera Korani ikubwiye, kwihorera mu buryo bujyaniranye n'ibyo wakorewe. Ngo ariko nanone nimwihangana, nibyo byiza kubihangana. Sibyo? Hanyuma rero ngewe icyo nari nshatse kumubwira kwa kugira ngo ajye agabanya uburakari. Nyagasani wacu, Imana yacu niyiza abayobye, ni nayizi abayobotse. Igisubizo ndi bumuhe rero mu by'ukuri aho ngaho ho, nanjye ndemera yuko ikintu yavuze ari ukuri. Ntabwo SHEIKH Harerimana yigeze aba mufti w'u Rwanda, ntabwo birabaho. Nta nubwo ngewe ndanamwumva muri komite y'ubuyobozi bw'idini ya Islam, muri komite igize ubuyobozi, sibyo? Nagiye mwumva mu bintu bitandukanye muri RMC cyangwa se muri Yamuru. Urumva? Yakozemo mu bintu bitandukanye no mu bwanditsi, mu guhindura Korani mu rurimi rw'icyarabu ashira mu Kinyarwanda. Ibyo yarabikoze kuri Korani ya mbere yasohotse bwa mbere, uretse ko yavuguruwe bakazana inshyashya. Yagiye abikora, akabamo n'umujyanama nk'uko aba mu nama y'abandi bashehe bakorera mu Rwanda, yego. Ariko noneho ntabwo yigeze aba mufti w'u Rwanda.
aho rero rwose nanjye ndemera ko navuze izina ritari ryo, naribeshye mu kuvuga izina. Ntabwo muri kiriya gihe navuze twari Nyandungu hariya, hari mu gihe cy'ubuyobozi bwa Shehe Abdul Harerimana, kuko atigeze aba mufuti, ahubwo hari ku buyobozi bwa Shehe Gahutu Abdul. Urumva izina nibeshyeho, nako kantu nibeshye. Yego, Harerimana nicyo mbese nagiye kuvuga Harerimana aho kugira ngo mvuge Gahutu Abdul, ahubwo mvuga Harerimana Abdul. Rero ntabwo ari Harerimana Abdul, ni Gahutu Abdul, niwe wari mufuti w'u Rwanda muri kiriya gihe. Igihe rero twari Nyandungu hariya mu 2012 nk'uko nabivuze. Yego, twari mu mahugurwa, mu biganiro bikomeye byabayeho iminsi 3, byari ibyo kuvuga ku byerekeranye n'agatsiko kitwa Shia. Ico gihe rero twari turimo turiga uburyo dushobora kurwanya ubushiya mu Rwanda kugira ngo bugabanye intera bwari bugezeho. Twashakaga kubuca intege. Rero uyu mushehe witwa Abdul Gahutu niwe wari umufuti w'u Rwanda, yungirijwe n'uwo bita Shehe Jumatatu. Urumva, yitwa Shehe Jumatatu na Shehe Musa Sindayigaya, bari bamaze iminsi basimbuye ku bumufu kuri mufuti wungirije, cyangwa se icyo bita naibu mufuti. Icyo gihe nawe yari muri iki kiganiro, n'abandi bashehe rero batandukanye bari barimo aho ngaho. Ariko I'm sorry kabisa nukuri baze kumbabarira, ntabwo navuze Shehe Gahutu Abdul Harerimana nako Abdul ari ukubera ko nabivuze, ariko koko kuri nzi, ahubwo habayemo kwibeshya ku mazina ya Harerimana na Gahutu. Yego, ni Gahutu Abdul rero. Irumvikana, imbabazi zo zihoraho kandi kwibeshya bibaho. Naribeshye rwose, kandi impamvu bikosoye. Hari ikindi yongeye kuvuga, jewe hari uburyo namusubijemo kuko numvishe mbabaye. Ndavuga ni mu by'ukuri ntabwo wagombaga kuza muri ubu buryo, wari no kuza gakeya witonze, ahubwo ukadusobanuza ukatubaza, cyangwa se niba uhinyura ibyo avuga umwita umutekamutwe, wari kuza uvuga uti ndashaka kumpuza na Ali Yusufu tukaganira nkamunyomoza ibinyoma bye byose ukatigeze aba n'umusilamu. Uko nabimubwiye inshuro zitabarika, n'ubwana ariko kuki urinze uvuga nabi gutya, ahubwo wari kumbwira uti mpuza n'uwo mugabo w'umusazi utuze kuko yakwitaga umusazi ngo ntiwuzuye ngo umutekamutwe, mpuza nawe nge tubonane tuganire, none ngiye munyomoze mu bintu byinshi. None mu kindi yavuze rero, wari wakikomeje sinzi waracyumvishe neza, wakonyuka kivuga abantu kacyumva. Yego, kandi nakikubajijeho, yaravuze ngo ubugoryi bwanyu no kuba mutazi ibyo murimo, ngo niko ni hehe mwigeze mubona imam aruta shehe? Ibyo bihuriye he? Kuko shehe na imamu bahuriye ko shehe ari we mukuru cyane. Urakoze cyane. Icyatumije tuvuga kuri ico kintu, wenda n'ubusobanuro yumvisemo ashobora kuba yarabyumvise nabi. Nanone ntabwo twavuze yuko shehe cyangwa se imamu aruta shehe mu buryo bundi, ahubwo nuko ijambo imamu niryo jambo riba muri Qur'an. Urumva, niryo jambo ryanditswe muri Qur'an, imama. Icyo bita rero ari imamati ni ijambo rivuga ubuyobozi. Imana ubwayo ihamagara ikabwira Aburahamu kwizamugira umuyobozi, Aburahamu nawe agasabira umuryango we kuzakomeza kuba abayobozi. Hanyuma Imana ikamwemerera ikamubwira ngo abakora ibyiza nzabaha ubuyobozi, babandi baca bugufi imbere yanjye bazayobora. Ntabwo ijambo shekhe ntabwo riba muri Qur'ani rivuga ku byerekeranye n'umukuru mu idini. Oya, ahubwo imamu niryo jambo rivuga umuyobozi. Iyo bakubwiye ko uri umuyobozi rero uba wabaye mukuru uhagarariye abandi. Ubwo na shehe ubumuhagarariye. Na shehe ubumuhagarariye. Kuko shehe narabisobanuye. Shehe ni ijambo ryitwa babivuga sheikhun. Sheikhun ni mu Cyarabu biba bishatse kuvuga umusaza. Rero ryahawe abanyedini, urumva, ryahawe abayobozi mu idini, cyangwa rihabwa abasohotse mu idini mu buryo bwo kugaragaza abantu bakiriye inyigisho zerekeranye n'idini ya Islam. Turi kujyana. Uyu muntu rero agiye kwiga agasohoka mu ishuri, asohoka ari sheikh ariko ntasohoka ari imamu. Asohoka ari sheikh ariko ntasohoka ari imamu. Yes. Ashobora rero kugera mu gihugu mu gace runaka bakamugira imamu ushinzwe ikintu runaka, akaba mufuti
urumva icyo gihe mufuti umuyobozi w'abayisilamu wenda mu gihugu runaka baba bamwise imamu cyangwa se bakamwita amiri, bamwise umuyobozi w'abandi, uhagarariye abandi. Rero naramuka avuze yuko imamu ataruta shekhe, azatubwire ko Nabi Muhammad ntabwo yigeze aba shekhe, kereka niba Muhammad aba bashehe bamuyobora, akaba aribo bayobozi be, akaba aribo bari hejuru ya Muhammad. Ariko Nabi Muhammad ntabwo yigeze aba shekhe, yari intumwa akaba n'umuyobozi w'abemera. Turukujyana abitwa ba Abubakari, ba Umar, ba Uthman, ba Ali ntabwo bigeze baba abashekhe, ariko babaye abakhalifa, abayobozi, abayimamu, amiri, mu'minin. Ni umuyobozi rero. Umuyobozi rero igihe cyose ari hejuru ya shekhe. Ahubwo shekhe ashobora kuba ari umuntu wize, akaba afite amashuri nibyo, akaba afite ubumenyi ku idini, akaba ashobora kuba yakunganira imamu, cyangwa se nkuko nabivuze ashobora kuba shekhe ariko ntabe imamu, ntabe umuyobozi. Mu yandi magambo wenda nize nko mu bya gikristo ni nko kubona umuntu wagiye kwiga teologiya akaba yaba dogiteri akajyaza kayoborwa n'umupasitoro udafite ayo mashuri. Urumva pasiteri ni umuyobozi we, sibyo? We rero yaje ari dogiteri muri teoloji, ariko afite umuyobozi wahawe inshingano yo kumuyobora, ari hejuru ye. Wowe icyo umusumije rero uri hejuru mu bumenyi, ariko uyu ari hejuru mu buyobozi, arakuyoboye. Aho rero niko biba bimeze. Mu Rwanda rero turabafite abashekhe batari ba imamu. Ibyo rero ni bisanzwe, abantu bazatwita abasazi, batwite n'andi mazina menshi. Ibyo ntabwo bangewe numva biduteye, nta nubwo na uretse n'ibyo n'uyu mwami Yesu Kristo waguhamagaye wagutoranije, ngira ngo yakoze imirimo myiza myinshi cyane. Yagaburiye abantu, yakijije abapfuye, arabazura, abafite ubumuga butandukanye, ibirema, abafite ababana n'ubumuga cyangwa se abafite ubumuga bwo kutabona, abafite bwa bundi bwo kutumva, bose Yesu yagiye abakiriza abantu. Ariko se ntibagarutse ngo ni Belzebuli, umutware w'abadayimoni, bakamwita ikirura ngo gisangira n'abagome n'abagambanyi, ngo gisangira nabo. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Yesu yavuze ngo iki rero? Yesu yaravuze ngo niba nyiri urugo bamugenje batya, abagaragu bari mu rugo bo bizagenda biti. Yes, aha. Urumva? Ubwo rero nuvuga ngo twebweho tugere ikirenge mu cyabo, nta ufite uburenganzira bwo kutwita amazina ushaka, nta n'impamvu rwose yo kwirirwa tubiburanaho cyane. Buriya buri wese afite imyumvire ye, ashobora kuba afite ubuheza nguni nakimubwiye ni ibyo n'ubuheza nguni bw'idini. Ariko kandi niba umuheza nguni ntago warwanya ukundi kuri abantu bamenye. Ikindi kandi sinzi niba wenda umusilamu wa nyawe usobanukiwe ukuri kuzuye yahaguruka nk'uko we yaje. Kuko ibintu byabikorana ubwenge, agomba gukurikiza aya. Urumva rero abo ni babandi baba batarasobanukirwa inyigisho z'idini neza, niyo Qur'ani batayizi. Kimwe nuko tugira natwe baheza nguni mu yandi madini asanzwe, akarwanya ibintu atanabisobanukiye, atafite uburyo yabisobanuramo. Urugero ni nko kubona umukristo cyangwa se umunyedini w'umudivantiste arwanya umuntu uvuga isabato, umva akaba yavuga ati muzarimbuka muri Babuloni. Ariko wamubwira ati ariko waje tugakora ikiganiro tukinjiramo neza tugasobanukirwa iki kintu, akakwangira kubera ko we nta musobanuro bwaza. Ariko kubera ko hari umwuka w'idini wamufasha atarasobanukirwa icyo kintu, akaba yahangana. Bene abo rero umwuka w'idini buri gihe cyose ariko urica ntabwo ukiza. Umwuka w'idini ntabwo ukiza, urica. Niyo mpamvu habayeho bamwe mu batari abayisilamu bagenda bicwa bazize yuko batavuga rumwe n'idini. Niyo mpamvu zasanga niba hari uwahagurukanye gusembya igitabo cya Qur'ani, abandi bahagurukira kumutera amabombe cyangwa kumurasa no kumwica nabi. Niba wavuze intumwa nabi Muhammad, bikagenda bityo. Ni nako byagenze kandi no mu gihe cy'intumwa. Uribuka abafarisayo bafata Stefano, baramukuru banyomutera amabuye, abahaye inyigisho ntibashaka kuzumva kubera umwuka w'idini barimo, basimbukira kugira gute kumurwanya no kumutera amabuye. Reka twigarukire wenda idini ya Islam n'abasilamu tubareke ahubwo tuze kuri icyo bita Christianism cyangwa se ubukristo, kuko twebwe niho tubarizwa. Tuvuge ku by'ubukristo n'Agakiza. Hari undi muntu wanditse ikibazo, mu by'ukuri nkuko twari tubivuze, abantu benshi banditse comment bashimira Imana yaguhamagaye. Amen. Ntabwo twasoma ngo tuzazirangize ko ni nyinshi, ahubwo
reka dusome ku bantu bagize ikibazo bagiye babaza, nubwo babaje ari benshi ariko ndasoma nk'abantu babiri nibuza. Uyu yarabajije yitwa Juni Bahati, yaranditse ngo Imana ibaha umugisha, none se umukozi w'Imana avuga iki ku mubatizo? Ngo abatarizera cyangwa se abazizera ntibakwiriye kubatizwa. Abamaze kwizera ntibakwiriye kubatizwa. None nibatagiraho boherezwa mu gukizwa bazabigenza bate? Ntekereza ko bagiraho babarizwa ariko bagatumbira Yesu, ntibakurikira umuntu utabonerwamo agakiza. Amena. Yesu abahe umugisha. Amena. Hanyuma ni ibibazo biri muri ibi bintu yavuze, kandi hari n'abandi babyanditse, wenda reka uyu nguyu dufatiraho ari nanjye nkikubaze. Uyu w'ikibazo cya mbere ni ikirebana n'umubatizo. Hari undi wari wabajije, we sinirwa musoma, yari yabajije ngo none se ngo wowe kwavuye muri Islam waba warabatijwe? Warabatijwe. Narabatijwe kandi arabaza ngo uwabatijwe nande, ko utari paseri kandi nta n'idini wagiyemo, kandi abantu benshi bazi ko umuntu ubatiza ari pasiteri cyangwa se umuyobozi ufite idini runaka, ukaza umugana hanyuma ukagenda akanakubatiza. Ninde wakubatije? Mwakoze. Reka mbisubirize hamwe byabo bombi. Oya, banza usubize cyawe. Hanyuma tubone gute tujya kuri iki kirebana. Ikirebana nanjye bwite. Uwambatije ngewe. Yarakubajije ngo niba udafite idini ubarizwamo. Yego. Ukaba waravuye muri Islam ntugire idini ujyamo. Yego. Warabatijwe. Ese niba warabatijwe ninde wakubatije? Kandi ko umuntu ubatiza ari umuntu ufite idini, umuyobozi w'idini runaka, ari pastor cyangwa bishop cyangwa se bishop. Ubwo nubwo wabiherewe inshingano n'undi muntu nyine. Yes. Okay. Matayo 28:19 haravuze ngo nuko rero nimugende muhindure abo mu mahanga yose babe abigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana we n'Umwuka Muziranenge, mubigishe gukurikiza ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'Yesu cyangwa se ku mperuka y'Yesu. Kubatizwa ni ngombwa ku muntu wese wizeye Kristo. Ubwo na cya kintu gisubiza ndumva bigendeye warimo. Kubatizwa rwose ni ngombwa. Rero ngewe narabatijwe. Uwambatije rero ntabwo bisaba kugira ngo abe ari pasiteri. Oya, ni ugiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, urahasanga intumwa za Kristo zibatiza. Zimaze kubatiza, ujye ukomeze usome, urasanga Paulo abatizwa. Ntabwo uwabatije Paulo ntabwo ari umupasiteri. Si byose? Mu gihe cya 9 yabatijwe n'uwo bita Ananiya. Ananiya yiberaga mu rugo. Sibyo? Imana niho yamusanze. Iramubwira ngo itoranije umukozi wayo witwa Paulo, witwa Sauli. None araje nageraho ngaho nyine ugira ute umubatize. Kuko agiye kunkorera umurimo namutoranyirije gukora. Igihe Paulo yabatizaga afunze muri gereza, akabatiza wa murinzi wa gereza nabiwe mu rugo, ntabwo Paulo yari yagahura n'undi muntu numwe. Si byose? Aho ngaho hari umuntu ushobora gutakubwira ngo Paulo yari intumwa. Atumwe nande? Yari apotre. Yari atumwe nande? Usibye ko unakurikije, unarebye, ubona nk'iri jambo apotre na missionary, ugiye kuri sesengura mu isi uburyo risengurwa biratandukanye rwose. Kandi Paulo yari missionary. Yesu aturanije kujya kuvuga ubutumwa, ntabwo yari apotre. Nubwo tubavuga tukabita ngo ni ba apotre, ariko ntabwo bari ba apotre. Yari missionary. Kuko we yajyanye ubutumwa hirya no hino. Urumva neza. Abatiriza umurinzi wa gereza. Yego. Aramubatiza we n'umuryango, yambwiye ngo izere umwami Yesu urakira wowe ubwawe nawe. Izere umwami Yesu urakira wowe ubwawe nawe mu rugo rwawe. Ubwo se Paulo arimo aramubatiza, urumva? Arimo aramubatiza. Paulo yari yahawe inshingano nande? Bazatubwira umuntu waramburiyeho ibiganza Paulo akamubwira ngo tuguhaye inshingano yo kugenda ugereye iryo ubatize, ugereye iryo usezeranye, uzakora imihango y'idini iyi n'iyi, uzabigenza utyo ubigenza utyo. Ninde wabimuhaye? Bazakubwira yuko ari Ananiya. Ananiya ntabyo yigeze amubwira. Ananiya yaramubwiye ngo byuka, urumva? Ngo kuko umwami Yesu anyohereje kuri we kugira ngo nkubatize. Aragenda aramubatiza, ngo amaze kumubatiza ngo ako kanya ngo ibihu byari ku maso bihita bigira gute bikurwaho. Ananiya aramureka. Paulo arangije kubatizwa yakoze iki? Yarahagurutse aragenda ajya kubwiriza ubutumwa. Ubwo yitangira ubuhamya. Mugaragu w'Imana Paulo. Mana we. Mana ishimwe cyane. Paulo atanga ubuhamya aravuga ngo ngewe maze imyaka 14
nibwo nabonye umwanya wo kumanuka nkajya i Yerusalemu nkajya kureba ba bandi bitwa ko ari inkingi. Imyaka ingahe? 14. Yabwirizaga ubutumwa cyangwa ntabwo yabwirizaga? Yarabuvugaga ahubwo anabatiza. Urimo kubyumva? Reka nongere nguhereze undi. Urumva uwo ni Pawulo noneho uri kwitangira ubuhamya kw'ibyo yakoze, ntabwo yabibwirijwe n'izindi ntumwa kugira ngo wowe ube umukozi w'Imana. Iki ngiki nekijyanana n'umuntu numvise wari urimo aravuga ngo dukeneye ngo ngewe ngo nzagende mpure nawe ngo ni profete ngo ukomeye cyane ngo ugenzura ikirere cy'umwuka. Icyo kirere cy'umwuka ugenzura ntabwo ari wowe wagihawe wenyine. Icyo kirere cy'umwuka, iyo si y'umwuka urimo, ushobora kuba uri mu isi y'umwuka itari umwuka w'Imana, ukaba uri mu isi y'indi myuka. Yandi Pawulo yavuze ngo ni abagenga b'umwijima, abatware ibinyabubasha ibinyabushobozi bigendagenda mu kirere mw'Ijuru, ahantu ho mw'Ijuru. Ibyo rero ushobora kuba ari ibyo ngibyo urimo wowe, ukibwira ko wowe uri mu mwuka w'Imana abandi batawugira. Yararimo ngo narayobye ngo cyane. Umunyamakuru amaje ngo mbese uremeza yuko uriya Sheikh Yusufu koko nta mwuka w'Imana umurimo? Agarutse arigarura aravuga ngo ngewe icyo navuze ni kuri Apotre Gitwaza, ngo kuba yaravuze kuri Apotre wacu, Apotre Gitwaza, Apotre umuntu w'Imana, umwana umugabo w'Imana, Imana yahagurukije wakoze ibitangaza agakora ibintu byinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ati icyo ngicyo cyonyine kirahita kivuga yuko uwo muntu rwose kuri Apotre Gitwaza ntabwo yahumekewe. Urumva we avuze ko kuba naravuze kuri Apotre ubwo bivuze ko nta mwuka w'Imana ugize ute undiho. None haravuga rero ngo uwo ngo azaza muzaduhuze, azahure na profete ukomeye, profete mukuru, kugira ngo tumwinjize mu mavuta, tumujyane mu mwanya mwiza, ngo tumwinjize ahandi hantu hatari yagera, ngo kuko ntabyo arasobanukirwa, ngo aracyafite ngo iby'idini iwabo, ngo kandi ntabwo azi Imana bya nyabyo. Wagomba rero ngo kuza tukamwereka inzira anyuramo kugira ngo agere ku muyoboro wo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, akinjira mu isi y'umwuka. Bose yitwa nde? Izina rye ntabwo ndi kuryibuka neza, ariko baravuze ngo ni profete, ngo umenyerewe, ngo ubizi cyane, ngo mu mujyi wa Kigali, ngo ni umuhanuzi ngo ukomeye. Rimwe na rimwe numvaga ngo asengera muri abantu babukurikiye, aba yambaye ingofero, yari yambaye ingofero yaje kuvuga yambaye ingofero, yambaye ingofero inoneho atari na za ngofero zindi z'icyubahiro, ni ya ngofero za zindi z'urubaraza zambara ba rero kumbwira kuvuga bene ibyo bintu, urumva mu buryo nk'ubwo ngubwo, urumva ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Rero umwuka w'Imana yakugezeho aguha ubushobozi bwo gukora buri kimwe cyose. Urumva igihe Yohana yabatizaga, ntabwo Yohana yigeze ategereza ko abafarisayo bamuha ububasha, sibyo? We yahagurukiye mu mwuka w'Imana, aragenda ageze ku mazi atangira guhamagara, aravuga ngo ndijwi ry'urangururira mu butayu, nimugorora inzira z'Uwiteka. Abaje bose yarababatije, ntabwo yategereje ububasha ahabwa n'abanyamadini babimenyereye, sibyo? Abafarisayo bari bamenyereye iby'idini, kandi hari n'umubatizo abafarisayo bakoraga ngo kwinjiza abantu ku birebana n'idini yabo. Yego. Ubundi tukiri aho ngaho kuri uwo muprofete, icyo navuga, ubuyobe bwa mbere n'ubuvangirwe bwa mbere, abantu mujye mudukurikira AYALONI TV nkuko tubabwira nishakira ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Kwica abantu no kwambura abantu n'ubujura mu kwambura abantu ni igihe umuntu yamaze kwihatitire, nta wayimuhaye, nta n'Imana itamuhamiriza ko yayimuhaye. Yego. Abantu bise ba profete, ba apotre, ibyo ni ikibazo gikomeye. Ubundi iyo watangiye kwiha iyi titire ku bantu bagukurikiye, muzahite mumenya ko nta kintu agiye gukora aje kugira ngo abakuremo amafaranga. Cyo kintu ndaza kukigarukaho mu butumwa ngiye gutanga uko nabuhishuriwe, igituma abantu bashaka kwiha amazina y'ibyubahiro. Urumva kugira ngo umenyekane, wamamare, ube igihangange, abantu bagutinye, abantu bakubahe. Ntukeneye kubahisha Kristo umwami, urakeneye ko ari wowe buba, aho banyuze ari wowe bavuga, uvuza ari wowe bavuga, aho kurata Kristo arate runaka, arate profete, arate bishop, arate apotre, arate bene ibyo byubahiro rero turaza kubivugaho mu kanya. Twigarukire rero, wari uvuze ngo ngiye kumugarukaho ugisobanura iby'umubatizo. Urumva aho ngaho niwe yavugaga ngo turavuga ngo ku muntu, ngo umuntu ngo arahaguruka ngo akaza ngo ari kuvuga ngo kubyerekeranye ngo n'umuntu ngo w'Imana, ngo idini, ngo washinze idini, wabaye icyamamare ukomeye ku Mana, ukomeye cyane, ngo akomeye cyane ku Mana, ngo noneho wowe uje none ntukomeye, Imana ntinakuzi, ngo uwizi ni wa wundi wabaye icyamamare n'igihanganye, ngo kubera ngo
yanditse amateka, yandika amazina. Igihe Yesu yazaga ku isi yasanze hari idini y'abafarisayo, ahasanga abafarisayo, ahasanga abatambyi, ahasanga abanditsi n'abigisha amategeko. Ariko ntabwo byamubujije kuvuga ngo mw'abafarisayo mwandyarya, mwebwe banditsi n'abafarisayo b'indyarya muzabona ishyano. Ntabwo Yesu yatinye kubivuga. Kubera iki se? Kuko yasanze hari ibintu by'ibinyoma bicaranye. Aho yageze aravuga ngo mwebwe muminina umubu, ingamiya mukayimira bunguri. Kuminina umubu uzi icyo ari cyo? Kuminina umubu urawufata umubu mu mazi ugahita umena hariya, ariko ingamiya yo yagwamo mugahita mumira bunguri n'abakurani ntibamenye ko mwanayiriye. Urimo urabyumva? Wanjye ibiceri mu rusengero, urashaka inoti zihenze, urashaka ibyo ni ibyo kwitonderwa. Tukabivuga noneho rero umubatizo rero, reka ndangirize uwo nguwo. Umubatizo rwose ntabwo bisaba kuba umuntu ugiye kubatiza yarabaye apotre, ari pasiteri wabihawe na runaka, ahubwo twebweho dukeneye gusigwa, dusizwe na mwuka w'Imana. Ahubwo umwuka w'Imana akaduha izo nshingano tukajya kuzikora, tudategereje yuko dushirwa aho ibiganza na ba runaka, nabo babishizweho n'abandi, bakasukwaho amavuta ya elayo, abandi bakasukwaho amavuta y'amamesa, bakasukwaho amavuta y'ubuto, warangiza ngo ubwo nibwo bisobanuye gusigwa. Oya, gusigwa kwa nyako ni ugusigwa kwa mwuka w'Imana akaba ari ugusiga yagutoranije. Intumwa Filipo igiye umunsi umwe yaragiye iri gutambuka, habaye akarengane, noneho ka karengane gatuma intumwa zose zitatana. Filipo wari warakiriye ubutumwa bwa Kristo, wari warahawe ku mwuka wera, nawe yaragiye ahura n'inkone. Ageze ku nkone ahangiye guhita nsubiza ikibazo kivuga ngo mbese ngo iyo murangije kubabatiza mudashizaho aho babarizwa ngo bizagenda bite? Wowe urashaka kugira ngo tubohereze ngo bajye kugira ahantu babarizwa kwande? Filipo yageze imbere, yaragiye, umwuka w'Imana aramubwira ngo genda wegere iriya nkone. Arayegera, yigeze asangira irimo gusoma ubuhanuzi bwa Yesaya muri 53. Amaze kumubona bituma aramubaza ngo mbese ibyo uri gusoma urabisobanukiwe? Ati nabisobanukirwa ne ntabonye ubinsobanurira. Arangije ngo Filipo arurira aramusobanurira. Amaze gusobanurirwa ibya Kristo, haleluya, amaze gusobanukirwa neza ibya Kristo Yesu bivugwa muri Yesaya 53, umugabo yabajije Filipo aramubaza ngo none ko tugeze hari amazi kimbuza kubatizwa n'iki? Mena. Ubwo Filipo icyo yakoze n'iki? Filipo yaramubwiye ati noneho reka ngubatize. Aramubatiza. Arangije kumubatiza, ntabwo Filipo yamushyiriye ba Petero, ntabwo Filipo yamujyanye Yerusalemu, ahubwo amaze kumubatiza ngo Filipo yahise yigendera. Intumwa iyo nkoni imaze kubatizwa, icyo yakoze n'iki? Yakomeje igare ryayo yigira muri Etiyopiya, isubira kongera kuba inkone y'umwamikazi wa Etiyopiya. Hanyuma none se muri Etiyopiya nta butumwa bwiza bwabwirijweyo? Iyi nkone ko batayijyanye Yerusalemu ngo ijye kongera guteguzwa, yongere ibanze itozwe n'ibindi. Umuntu wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hari ijambo nasomye ngo iyo nzira y'agakiza, bene iyo nzira umuntu nubwo azaba ari umuswa azayinyuramo. Ntabwo iyi nzira ikeneye abanyabwenge batojwe n'abandi, bigishijwe n'abandi gusa, ahubwo iyi nzira uwamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza asukirwa ku mwuka wera, akamenya ibyo akwiriye kuvuga. Niko bimeze kandi. Tukiraho rero ubwo nukuvuga ngo wowe wabatijwe nande? Ni umukristo, ni pasiteri? Ngiye ntabwo nabatijwe na pasiteri, nabatijwe n'umukristo mugenzi wawe. Mugenzi wanjye. Aha, ngira ngo iki kirumvikana, abantu bacyumva. Mu kanya turagaruka twinjiye mu buyobe bw'amadini cyangwa se mu butumwa Imana yaguhaye kubireba n'amadini, aho ibi bintu biri bwumvikane neza, kuko kugeza aka kanya abantu bafite ibibazo byinshi kubirebana n'amadini n'uburyo bumva ko inzira ijya mu ijuru iri mu idini, basohotsemo batabona ijuru n'agakiza batagashobora. Abantu bafite ibibazo bo kumva yuko ahantu ho gufashirizwa no kwigishwa ari mu madini, kumubwira ngo ngaha hantu ni habi, arakubwira ati none se wakwigumiramo, ariko akirinda izo nyigisho. Hari ijambo rikomeye nzi, ubwo Farawo yaramaze gutezwa ibyago, niba ari icyago cya kangahe, niba ari cya gatatu, sinzi icyago cyakigezeho, niba ari cya karindwi, yabwiye Mose ngo ngiye kukurekurana n'abantu bawe, ujyane n'abasaza n'abana, ariko abasore ndabagumana. Urumva? Ngo abasore bo ndabagumana. Mose ati twumvikane nta na gato,
ubwoko bw'Uwiteka gusa tugomba kugenda mu butayu n'urushinge rwabo nta na kimwe yagombaga gusigarana. Nanone Imana yongera kumuteza ikindi cyago, arongera avuga ati none ngiye kubarekura mwese, ariko ntimuzajye kure yanjye. Urumva ko kantu ngo ntimuzajye kure yanjye. Hari abantu kubera gukunda idini, umwereka ikibazo kiri mu idini n'umwuka muri mu idini, ariko kubera ko hari ibintu yumva atakuzuza atari mu idini. Hari ibintu bigeze nko kuri bine byabasa abantu bavuga ati usohotse mu idini ntabwo wazahura nabyo. Icya mbere ni umubatizo. Yego. Uyu nguyu tumaze kuvugaho, akumva se none se wabatizwa nani ndi wakubatiza? Ubwo bivuga ngo urajya mu idini runaka ubatizwa na pastor runaka. Icya kabiri ni igaburo ryera. Ati nose niduza kwigaburo ryera, uzaba tujya kwigaburo ryera kandi bibiri bivuga ngo tujye kwigaburo ryera. Icya gatatu no gushingira. Ati none tuzashingirwa nani? Urumva se nutaba ufite idini uzashingirwa. Icya kane no gushingura, umuhango wo gushingura umuntu wapfuye, ngo nimfa ngo bazanjyane mu idini mu rusengero ngo bampeshe umugisha banjyane kwikigura mu cyubahiro umuntu wapfuye. Tuzi abantu benshi bagiye bapfa ku gasozi, tuzi n'intumwa bapfuye imbwa zikabarya kandi ari intumwa za Kristo, bakagwa ku gasozi bakabica ufuye agashinyo bakanatwikwa. Nta umuntu wapfuye ni intumbi, umuntu w'Imana, umwuka w'Imana. Hera kuri Paulo na Petero baguye i Roma, si intumwa za Kristo zikomeye. Urumva none ukuba yarapfuye bene urwo rupfu rusuzuguritse, ntagire umuyobozi, ntagire padiri, ntagire apotre umukorera imihango, bivuze ko Paulo yapfuye urupfu rubi atigeze akandagira. Ntabwo dushaka kuvuga yuko umuntu akwiye gupfa akandagara hariya adafite imiryango imushingura. Icyambe hari imiryango nta nubwo wabura bagushingura reka. Urumva use wapfa bakabara bagushingura koko use bakwa ntibishoboka, unukira abantu nibibaho. Byanga byakunda niba upfuye, niba atari mu bihe bibi by'intambara n'ibiki, ugomba gushingurwa. Noneho twebweho abo abapfuye n'aba madini yanze gushingura, twebwe tujya kubashingura. None hari amadini yo gushingura ngo ntiyari wacu, twaramuhagaritse, twaramutenze. Twebwe abo ngabo turagenda tugasaba umuryango w'uburenganzira tugashingura abo bantu. Icyo kintu turakigaruka umva turi bukigarukeho, impamvu tukigarukeho turi burebe. None ubwo mwebwe mwaba muri mu murongo wa nyawo cyangwa abo banyamadini bari mu murongo wa nyawo? Kandi turakigaruka tujye no kuri wa Musamariya watabaye wa muntu abanyamadini bamuciyeho bagiye. Umusamariya mwiza. Urumva none aha ni ikibazo gikomeye. Aba bantu bagerageze batwumva ibi bintu bine, nibyo bituma kumubwira ngo gusohoka mu idini yumva ari nko gukoza agati mu ntozi, ati uri umuyobe, waravangiwe. Tube turashaka kugira ngo abantu basobanukirwe ukuri kuzuye kwa nyakuri wa Kristo wabushingiye. Ibi rero uri budufashe kubigarukaho. Wenda si tutari twasimbuka, reka nongere nkubwira akantu gatoya. Abanyamadini urumva ararwanira kuba mu idini, nuri mwaririya nawe arashaka kurigumamo, nuri murye hariya arashaka kurigumamo. Reka nkubwire igitangaje, aya madini yose yamamaza ko ari kwamamaza Kristo mu nzira ijya mu ijuru, siko bimeze. Ariko umuntu ni bamuci hano muri ADPR yaramenyereye kubamo adateze, adasokoza imisatsi ngo ayigere miremire, atayidefuriza, atambara amaherena, atambara mini, sibyo? Noneho yarangiza agahita avuga ati okay, aha ngaha ndabohotse, reka ndembite nigira muri Zion, cyangwa nigire restoration, cyangwa nigire kwa Rugagi, nigire kwa runaka, sibyo? Ningera kwa Bishop Bunyoni aranyakira, ndaba nemerewe kwambara mini, ndaba nemerewe gukubita amaherena, ndaba nemerewe kudefuriza, imisatsi ngiye kuyigira miremire. Mwese simuga ko muri kujya mu ijuru. Ibyo muri ADPR bari barakubujije ugiye kubikorera hariya. Uvuye muri kwa apotre muri Zion bamuciye, arajya kwa Bunyoni, arajya kwa Bishop Bosiko, cyangwa se ajye kwa Bishop Rwanda Muracarisi, bamwakire kandi baramuciye hano. Kandi mwese muri mu nzira ijya mu ijuru, kiza kukwereka ko aya madini yose ari ibinyoma gusa babibereyemo. Icyo mugamije mwebwe abanyamadini nta kindi ni indonke, nimushaka abantu babazanira amafaranga, ntabwo ari kujyana abantu mu ijuru. Urumva burya ari ukujyana abantu mu ijuru muhuje agakiza mwese. Uyu nguyu bamuciye hano, nawe ntiyagera iwawe ngo umwakire. Yes. Urumva rero aho ngaho naho harimo confusion. None none uyu muntu rero kuntu yanditse, ubu tugatse kuri wa wundi wari wanditse, ari nicyo kibazo turi gusubiza tuvuga ngo Farawo yabwiye Abisirayeli ngo nibagende ariko ntibajye kureye. Ubwo uyu we nawe yabivuze muri ubu buryo, yaravuze ngo none niba tagira aho babarizwa mu gukizwa bazabigenza bati? Ntekereza ko bagira aho babarizwa ariko bagatumbira Yesu nibakurikira umuntu utabonerwamo agakiza. Urumva uri mu idini, iryo dini ririmo inyigisho z'ubuyobe.
zikomeza kwinjira, kandi twabonye ko izi nyigisho ni umwuka w'inyigisho z'ubuyobe. Ni nk'uko ushobora kwakira umwuka w'inyigisho z'ukuri, kandi uyu mwuka iyo wakugezemo kugira ngo uzakuvemo, niyo mpamvu hari n'abemera gupfa kandi bazize umwuka w'ubuyobe bakabipfira. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza buvugwa nko kukaza ugafata Bibiliya ugasoma ukerekana abantu uburyo bayobye, ahubwo kugira ngo bumve ko ari Bibiliya wasomye bakaba ari we bareba ngo wavuze ibitandukanye n'ibyo bari bazi. Urumva ni umwuka ukomeye w'idini, ukomeye cyane. None uyu arimo aravuga ngo na uwo muntu nagume mu idini, ngo namara kugumamo ariko ngo yirinde ng'iby'umwana w'umuntu yigisha. None se urakoramo iki niba iby'uwo muntu arimo aravuga ntacyo bikumariye? Sawa, reka ngewe mbimwemerere. Yemera Pawulo amaze guhamagarwa ntabwo yagumye mu myizerere ya gifarisayo. Sibyo se? Pawulo yahise ahaguruka ahita avamo burundu. Ni nayo mpamvu abafarisayo bagize gute? Bahise bamurwanya. Turi kujyana rero, ntabwo ijambo ariko bazasome uyu mwanya, ariko reka mbiretse kuko byatuma ninjira mu gitabo cy'ibyahishuwe tukareba Babuloni, tukareba nyina w'indaya zose, n'uburyo Imana yavuze ngo uwo mugore w'indaya nzamwicira ku buriri n'abana be. Urumva bose ntibazandokoka. Umugore w'indaya n'urubyaro rwe. Rero niba wamaze kumenya ko hari umugore w'indaya, ukamenya n'urubyaro rwe ko bagiye kurimbuka, urakomeza kuguma mu rugo rw'umugore w'indaya uri gushaka mwiki? Ni ikibazo, sibyo? Rero Babuloni, Bibiliya tubwiye ngo bwoko bwanjye nimusohokemo. Ayo ni amagambo aboneka muri Yesaya, akaboneka no muri Yeremiya no mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nimusohoke muri Babuloni, timugire ikintu cyose cyanduye mukoraho. Ndetse ijambo rirongera ngo kandi musohokemo mwihuta. Sibyo? Musohokemo mwihuta. Nuvuga ngo uri muri Babuloni, urabizi neza umurwa ugiye kurimbuka, urabizi neza, wakomeza ukawubamo wicayemo ngo uzakomeza kugira gute. Rero reka nkubwize ukuri, ntabwo ukuri n'ibinyoma bishobora guhuza. Sibyo? Niba wamaze gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, wamaze kumenya ukuri kwa nyako, urakomeza kwicara mu idini, nurangiza umbwire ngo uko kuri uzakuvuga? Ntako wavuga. Urumva? Ntako wavuga. Ese niba uri mu idini hano ukaza kumenya ko icyacumi abantu bacyitwaje bakavuga ko abantu bagiye kuvumwa umuvumo kugira ngo babone ukuntu basahura rubanda, ukaba wamaze kumenya uko kuri, uzabivugaho kandi wicaye muri iryo dini ryabo? Umva undi ikibazo yanditse, niba ari ikibazo, niba ari ukurwanya, ntabwo ndamenya iki kintu icyo ari cyo. Yavuze ngo yitwa Sadamu Uwitonze. Ubwo ntabwo yaba ari uwiwanyu Sadamu, birashoboka kuba ari waho hariya wahoze. Ese ko mbona mukora competition aho kwaba ari ukurwanira abayoboke? Iryo yerekwa rya Ariyisufu ni ruturukahe? Muzamubaze Islam icyo bisobanura mu Kinyarwanda, mumenye icyo murwanya, mujye mwera iziryoherera, mureke imishari. Yego. Niki wavuga kuri ibi bintu? Kuri ngo yavuze ngo nabayoboke turimo turashaka, ikindi kandi akavuga ngo banza usobanure cyangwa usobanukirwe Islam icyo bisobanura muri rw'Ikinyarwanda. Islam bisobanura iki? Ndaje mbivugeho. Mo ngewe tujya kumenyana nawe ntabwo nari nzi uburyo uhagaze mu byerekeranye n'idini. N'uyu munsi sindamenya neza uburyo uhagaze mu idini. Si byose? Wenda wewe nk'umuntu ufite channel ushobora kuba urwanira abayoboke kugira ngo ubone aho uzabashira, ntabwo mpazi. Ngewe rero ntabwo ndwanira abayoboke. Sibyo? Ibwiriza butumwa nkora ndikorera mu ngo. Nsanga abantu mu rugi wabo tukababwiriza ubutumwa bwiza, abemeye tukababatiza. Iyo turangije kubabatiza turabatoza, nabo bakajya kubwiriza abandi. Ntabwo tubagira bacu ngo bicaranye natwe. Uko niko n'intumwa zakoraga. Uri kubyumva? Rero ngiye sinshaka abayoboke bazitwa banjye, bya bindi mumenyereye ngo bishop wanjye. Bishop wawe wavuze Kristo wawe saho kugira ngo uvuge bishop wawe. Kristo rero rimwe yigeze kubwira abafarisayo avuga ngo ngewe ntabwo nishakira icyubahiro, ngo nyamara hari ugishaka. Nanjye rero sinshaka abayoboke, ariko hari ubashaka. Ukeneye abayoboke ni Kristo, ntabwo ari ngewe. Ninshaka abayoboke umenye ko nkeneye kubaka inzu nziza. Ninshaka abayoboke ndaba nkeneye ya modoka nziza bishop runaka agenderamo uyu munsi. Ninshaka abayoboke ndaba nkeneye kugubwa neza, nkamera neza, nkarya neza, abana banjye bakiga neza. Nicyo kivuze gushaka abayoboke, ntabwo ari cyo rero ngewe ngendereye. Kristo yaravuze ngo mubahindurire kuba bigishwa banjye, ntabwo yavuze ngo mubashake babigishwa banyu baba abayoboke banyu.
oya ngo ngewe ngo ndi wa bishop runaka, ngo ndi wa apotre runaka, ngo ndi wo kwa Gitwaza, ngo ngewe ndi wo kwa Rugagi, ngo ngewe ndi wo kwa Bosiko, ngo ngewe ndi wo kwa apotre Mutabazi. Uwo ngo wirirwa ari gushaka kubarya za miliyoni z'amafaranga ariko babwira ngo ni muzizane, ukirirwa uri kubwira abantu ngo niba ngutuye mu mujyi wa Kigali, ngo nturajyanira apotre Gitwaza amaturo, ngo nturayashira Rugagi, ngo nturajyanira Bosco, ngo Bishop Bosco amaturo, ngo nturashira Bunyoni, ngo ngewe ngo ndashaka ngo kubabwira ko ngo Bishop ngo nzanye ndafata iminota 5 ngo mvuge kuri Bishop Rugagi, ngo mfate iminota 5 ngo mvuge kuri Bishop Bosco, ngo mfate iminota 5 ngo mvuge kuri apotre Gitwaza. Uwo ninde wabivuze? Uwo ni apotre Mutabazi. Urumva ngo ngiye ngo mbavuge ngo aba ngo n'abantu ngo b'Imana ngo bakomeye, ngo ndetse ngo kutanabemera, ngo kutanabakunda, ngo kutanabishimira, ngo uko nukutishimirwa n'Imana, ngo nukutishimira Imana. Ijambo rivuze ngo apotre runaka, ngo ijambo uzumva apotre Gataba ntuzagitwaza avuze, ukumva ijambo Bishop Bunyoni yavuze, ukumva ijambo Bishop Bosco yavuze, ngo uzamenye ko ari ijambo rivuzwe n'Imana, urifate nk'iryavuzwe n'Imana. Mu yandi magambo ubwo abo bose avuze nibo bahindutse ubutumwa bwiza bwo kuvuga. Yes, nibo agiye kujya afata yigisha aho kwigisha Yesu Kristo umwami n'umukiza, arigisha abo ba bishop abo ba apotre, buri wese amufata iminota 5 akaba ari we wavugaho. Urumva ngo ngewe ngo abakristo bo mu mujyi wa Kigali sinzi akantu yabagereranyije nako abantu, ariko tuve mu buyobe tuyoboke Kristo. Ni wavuze ngo ni munyigiro kuko ndi umugwaneza. Aha, icya kabiri, Islamu bisobanuye mu Kinyarwanda. Islamu bisobanuye mu Kinyarwanda ibintu bibiri, bisobanuye amahoro, kongera igasobanura guca bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Rero iyo bivuze bityo avuze ngo tumenye icyo turwanya, twe ntabwo turwanya Islamu, nukuri pe. Azakurikirane no munyigisho navuze, ntabwo ngiyewe ndwanya Islamu. Islamu ndayishakaho iki? Nayirwanya so uyu munsi nashobora kuyisenya nkayishira hasi? Ntabwo byakunda. Rero ngiye sindwanya Islamu, ahubwo ndarwanya ikinyoma, umwuka w'ikinyoma. Uwo mwuka w'ikinyoma niwo nshaka gukubita mu izina rya Yesu. Urumva? Ahubwo noneho tuzamure umwuka w'ukuri, kuko Kristo yaravuze ngo ukuri kuzababatura nimumara kukumenya. Kandi Kristo yaravuze ngo ijambo ryawe Mana niko kuri. Rero niturwanya umwuka w'ikinyoma uri mu idini, dushaka kugira ngo tuzamure umwuka w'ukuri urimo nanone, hanyuma ikinyoma giceceke. Ntabwo turwanya idini, turarwanya ikinyoma kiri mu idini. Okay, iki kirumvikanye. Uyu yaranditse avuga ijambo rikomeye, yitwa Dushima Imana, niba ari isi ni umusilamu nawe. Yaravuze ngo wowe uratuka idini y'Imana, itegura ibihano bya Allah. Idini ye azayirinda kugera ku munsi w'imperuka. None reka nkubaze Ali Yusuf, witeguye ibihano bya Allah bigiye kukugeraho? Uwo Allah yavuze uzampana ntabwo ngiye muzi, kuko Allah niba yemera ko ari Imana ishobora byose ntabwo igira idini. Ntigira idini. Urumva? Idini bisobanuye iki? Inzira. Igira abantu, ntigira idini. Yego, inzira. Kristo rero yavuze ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo, ntabwo uzajya kwa data ntamujyanye. Ntabwo tuzaca mu idini yitwa Islamu, nta nubwo tuzaca mu idini yitwa izina iryo ari ryo ryose. Urukumva? Hanyuma rero kwitegura ibyo bihano bya Allah, urumva? Umuntu ngo aricaye arabyiteguye, niba numvise neza ikibazo ukuntu kimeze, ngo idini y'Imana izarindwa, uwo mugabo muhaye 0 ku 10. Reka nkubwire impamvu idini itarinzwe. Iyi ni inyigisho nayo y'ikinyoma yicaye muri bo, bicarana ngo Qur'ani ngo ni igitabo cy'Imana ngo kirarinzwe, ngo ntabwo ngo cyajya mu kinyoma, ngo nibiki byose, akongera agahaguruka ngo idini ya Islamu ngo ni idini ngo irarinzwe. Irinzwe nande? Reka nkubwire uburyo idini ya Islamu itarinzwe, ngo heho amateka gatoya cyane. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imamahoro n'imigisha, reka nongere bigarukeho nubwo nubise ko hariho n'ababirwanyije nabyo. Abantu bajye bumva neza icyo ndimo ndavuga. Ngewe mvuze ku ntumwa y'Imana, ntabwo ndi kwigisha abantu kugira ngo baze babivuga, ahubwo mba ndi kubivuga kugira ngo na bene data duhure, twisanishe hamwe nabo, ubashe kubabwiriza ubutumwa, babwumve neza, babusobanukirwe. Intumwa y'Imana igiye gupfa yaravuze ngo, ndashaka kugira ngo wumve neza, yaravuze ngo idini ya Islamu umma yanjye nimara kuva mu isi, nimara gupfa, izacikamo ibice 73. 72 byose bizajya mu muriro, kimwe cyonyine nicyo kizajya muri Arijana. Iyo ni Qur'an ibivuga, iyo ni imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad. Urumva? Arimo arahanurira abayisilamu ibizababaho nyuma.
iyi dini ya Islam niba yari yararinzwe n'Imana, izacikamwe ibice 73 byagenze bite kandi yakagombye kubirinzwe? Ikintu kirinzwe ndigishobora guhungabana, nta n'icyagihungabanya. Ibice 73 ubu byararenze. Urumva? Yamaze gucikamo ibice 73. Birarenze cyane. Islam ifite ibice birenze 73. Kandi yaravuze ngo 73 byose izajya 72 bizajya muri Jahannama, kimwe cyonyine cyo kizajya mu ijuru. None niba byararenze ubwo kizajya mu ijuru ni iki? None reka tugaruke gatoya. Intumwa y'Imana irapfuye, haje uwo bita Abubakari, ayoboye ubuyisilamu, atangiye kubica, arabisha, arabarangije, abanze gutanga zaka, abashize hasi. Haza uwo bita Omar mwene Hatabi, nawe aragiye, abatavuga rumwe nawe arabisha, nawe barangije bamuterera icuma mu musigiti. Urumva? Uwo nawe arapfuye, asimurwa n'uwe bita Usman nawe arayoboye, abayisilamu barigaragambije, baba baramwishe, nawe bamuteye inkota, uwo nguwo nawe arapfuye, asimurwa n'uwo bita Ali mwene Abi Talib. Uwo nawe intambara ziba ziravutse, Islam iri gucika mu bice, ibibazo birakomeye, bararwanye, imirwano iravutse, haza kuzacikamo ibice byinshi, kugeza ubwo abayisilamu bageze n'igihe bari ubwabo barumva bari kurwana, barimo baricana, baratemana, ibintu birakomeye, bagera n'ubwo bica abantu bo mu muryango w'intumwa y'Imana hafi kubamarira ku icumu. Urimo urabyumva neza. Ibi byose byarabaye. Iyi dini uvuga ko irinzwe n'Imana, Allah wayirinze n'ubuhe? Kwitigeze irindwamo ibi bintu by'umwiryane n'amacyakubiri ngo imipanga icecekeye kuhaba. Abayisilamu bacitsemo ibice, baragiye, igice cy'abashia, igice cy'abasuni, igice cy'abahamadiya, igice cy'abasufi, abasumaila, abafatimati, abandi, ibice biracitse, bibaye byinshi cyane. Ibi byose byiyitirira idini ya Islam. Wa mugabo wowe uvuga yuko Islam ari idini irinzwe na Allah, Allah ni ninde? Allah ni uwuhe? Niba wemera ko ari Imana yakagombye kubiyirinze, kubera iki harimo ibice? Ibyo mwebwe abasuni mwemera sibyo abashia bemera, ibyo abashia bemera bitandukanye n'ibyo abasuni bemera, ibyo bose bemeye bitandukanye n'ibyo abahamadiya bazanye. Urumva? Ibyo byose tuzabisobanuraho ubutaha, nzabivugaho kubyerekeranye n'ibice biri mu idini ya Islam. Urumva? Babwira ibyo batandukanira, nuko nguko imeze. Harimo ibyo bice bimeze bityo. None se abashia barwana n'abasuni mu Rwanda ntabwo babizi? Abasuni bakubita abashia bakabakubitira mu misigiti, ntabwo babizi? Niba Islam ari idini irinzwe, mwapfa giki? Uyu munsi wo mupfikisi ko abashia bari hariya, abasuni bakaba hariya. Kuri Dawa TV nta musuni nta mushia wahakandagiza ikirenge. Umvuye ukuntu yanditse gwa mugabo we, rero ibyo ukina nabyo ntubizi. Qur'ani ni igitabo cya Allah, kandi niwe uzarinda amagambo ye, kandi bidatinze azakugaragaza. Muna amagambo yande ya Allah. Qur'ani irinzwe nande? Ngirinzwe na Allah. Ngo kandi bidatinze azakugaragaza. Inde Allah. Uwavuga ntabwo amuzi nawe, ntabwo amuzi. Nicyo gitabo Qur'an avuga ngo kirarinzwe, nacyo ntacyazi. Urumva? Uwo ngo ntacyazi. Ibi byose so ndabivuga gute koko? Nari kumurangira n'intuza azajya kurebaho kugira ngo abyumve neza, ariko na hano nzagaruka nzabisobanura. Yihorere izo n'izabandi. Nzagaruka hano mbisobanureho, urumva? Nzabivugaho nazanye noneho ibihamya bifatika. Ariko reka manze musomere. Qur'an irarinzwe, nta binyoma biyibamo. Reka nze musomere gatoya, nanyemerere njye muri Qur'ani Kinyarwanda, kandi nta nubwo ndi busome Igiswahili cyangwa Icyongereza cyangwa Igifaransa. Utega amatwi hano. Ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah, we wahishuye igitabo gitagatifu cya Qur'ani, akakigira umurongo n'umuyoboro ku batuye isi bose. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa ye Muhammad, yo yasoje ubutumwa yahishuriwe uko bikwiye, kugira ngo abantu basobanukirwe icyo Allah umuremyi wabo abashakaho. Nyuma y'ibyo tunejejwe no kugeza ku basomyi icapwa rya kabiri ry'ibisobanuro bya Qur'ani ntagatifu biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ibi bisobanuro byakorewe isubirwamo n'ikosorwa, bije byunganira ibyari byarasobanuwe mbere, kuko nk'uko bisanzwe umurimo ukozwe n'abantu ukomeza kugenda unozwa kurushaho kugeza igihe uzaba utunganye utagikeneye gukosorwa. Iyi ni Qur'an ndi gusoma. Urumva? Bisobanuro
kwicapwa rya Korani. Wowe uvuga ko Korani irinzwe, bayizanye bakaba barimo barakosora amakosa yirimo, bagakosora ibintu bimwe na bimwe, urimo urashaka kuvuga ngo iki? Ngo nyuma yaho itsinda ry'abasemuzi bakoze umurimo ukomeye wo gusemura bwa mbere Korani yose mu Kinyarwanda rirangije umurimo wayo, hacapwe ibitabo 1000 hagamijwe kubigeza ku bantu b'ingeri zitandukanye kugira ngo basome ibyo bisobanuro maze bazagaragaze ibitekerezo byabo ko haba hakenewe ubugororangingo cyangwa ikosorwa kugira ngo bizitabweho mu icapwa rya kabiri. Ni muri urwo rwego rero ubuyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC ku bufatanye n'umuryango w'abafatanyabikorwa witwa African Development and Education Foundation ADEF washyizeho itsinda ryashinzwe gusubiramo no gukosora ibyakozwe n'itsinda rya mbere. Wabyumvise? Itsinda rya mbere ryarakosoye basanga huzuyemwo amakosa kandi ngo Korani irarinzwe. Bashyiraho itsinda rya kabiri rihagarariwe n'aba bitwa ba Sheikh Mushumba Yunus, ba Bwana Kayihura Isa, Sheikh Sindayigaya Musa, Sheikh Twagiramungu Mudathir, Sheikh Bakera Ali, Sheikh Mukunzi Sudi n'abandi benshi. Aba bose baragiye bajya kugira gute, bajya gukosora. Reka rero wumve muri make ivugurura Korani kandi sibyo. Uzese ikibazo gihari, hari gihe bakubwira ngo Korani yo mu Cyarabu niyo Korani yuzuye itarigeze ihindurwa irinzwe na Allah. Kuko Imana yabo ni Allah, niyo mu Cyarabu ntabwo ari mu Kinyarwanda. Naho ibyo ngibyo bagiye babihindura mu Kinyarwanda. Iyo mvugo bakunda kuyikoresha, barayivuga pe, bati Korani niri mu Cyarabu, ibyo ntabwo ari Korani, ni ibisobanuro bya Korani. Aha rero haba habayemo ikibazo igihe utuzaniye ibisobanuro ugasiga ijambo ry'Imana ku ruhande. Wowe utuzaniye ibisobanuro by'ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana warirekeye hari hakurya. Ubwo rero ibyo urimo kutubwira byihorera ubiceceke. Ibyo by'ibyarabu niba ari Korani ari Icyarabu, ubwo Korani ni y'Abarabu, ntabwo ari y'abanyabaturage batuye isi yose. Ubwo ntabwo ari ku isi yose. Abarabu iyo ngiye izabibaye y'Abarabu bazi Icyarabu, batazigera na rimwe bagisobanura mu zindi ndimi. Niyo mpamvu wowe nubizana mu Kinyarwanda bikabibaye ibisobanuro bya Korani. Ubwo ibyo bisobanuro bya Korani ntabwo turi bubyemere nk'ijambo ry'Imana. Icyo twakagombye kwemera n'ijambo ry'Imana ni Korani iri mu rurimi rw'Icyarabu. Abarabu aribo bayigishwa gusa. Ubwo ni y'Abarabu rero nireke kuba y'abatuye isi bose. Dusomera wari ugiye gusoma. Aho nari ngiye gusoma haravuze ngo bajyaga bajya hano haramutse ngo abakoze isubiramo n'ikosora bibanze cyane kureba igisobanuro cyagamijwe mu murongo wa Korani. Nyuma yo gusoma no kureba ibindi bitabo byasobanuye Korani mu zindi ndimi, birinda gusobanura bagendeye ku ijambo kurinde. Rero barangije baravuga ngo ibi bisobanuro kandi bifite udukubo twinshi ndetse n'ubusobanuro mpeza rupapuro, byose byakosowe hagamijwe gufasha abasomyi gusobanukirwa ibirenze ibyanditse mu bisobanuro by'umurongo wa Korani. Zimwe mu ngero twatanga nizi zikurikira. Umva uko byari bisobanuye muri Korani ya mbere y'Ikinyarwanda, cyangwa se muri ibyo bisobanuro byabo bya mbere by'Ikinyarwanda muri Korani ntagatifu. Umurongo wa 31 wo muri surati yitwa Al-Maida wari usobanuye mu buryo bukorokera. Umurongo wa 31 wo muri surati Al-Maida wari usobanuye twawusobanuye mu buryo bukurikira. Urimo urabyumva? Ahambere baravuze ngo wari usobanuye utya, noneho tugiye kuwusobanura dutya. Ahandi baravuga ngo umurongo wa 6 kugeza 11 muri surati bita Al-Qariyan wari usobanuye mu buryo bukurikira. Ariko umurongo wa 6 wa 11 muri surati Al-Qariyat wari usobanuye mu buryo bukurikira. Urumva baragenda bakwereka ngo uwo iminzani ye izaremera. Aho ni muri Korani ya mbere y'Ikinyarwanda. Iya kabiri y'Ikinyarwanda haranditse ngo bityo uwo umunzani we w'ibikorwa byiza uzaremera bikaruta ibibi. Aya magambo nsomye urayumvise? Nagaho masobanukiwe neza. Haranditse ngo muri Korani ya mbere mu isura ya yitwa Al-Qariyan, hanyuma umurongo wa 6 kugeza 11 kuri 6 baranditse ngo uw'iminzani ye izaremera. Aho ni muri Korani ya mbere. Iya kabiri y'ubu baravuga ngo ku murongo wa 6 ngo bityo uwo umunzani we w'ibikorwa byiza uzaremera bikaruta ibibi. Hamwe havuzwe iminzani, ahandi havuzwe umunzani. Havuzwe umunzani. Noneho bakongeramo ngo ibikorwa byiza bizaremera bikaruta ibibi. Ahandi bavuze gusa ngo iminzani ye izaremera. Aba bantu basomeye izi Korani zombi bakumva bihuje. Urumva ayo nama kosa agiye atandukanye rwose bahuje. Murongo wa 7 ngo azaba ari mu buzima bushimishije. Aho ni muri Korani ya mbere. Hanyuma muri
muri Korani ya kabiri isobanuye none iravuze ngo azaba mu buzima bw'umunezero mw'Ijuru. urumva akantu wenda munezero tuwihorere hiyongeye akantu kitwa ijuru. Mu gihe ahandi bavuze mu buzima bushimishije. Wabyumvise ku 8 ngo naho uwo iminzani izoroha, aho ni muri Korani ya mbere y'Ikinyarwanda. Mu ya kabiri aravuze ngo ariko uwo umunzani we w'ibikorwa byiza uzaba utaremereye bikarutwa n'ibibi. Ntabwo Korani ari igitabo cy'Imana kirinzwe. Amakosa Korani yahura nayo ni nayo n'ibindi bitabo byegeze guhura nayo. Ntabwo rero Korani ari igitabo twari turimo turasubiza bimwe mu bibazo abantu bagiye babaza ndetse n'abagiye batera amagambo wenda wumva yo gusesereza, dutsindagiriza kugira ngo abantu bamenye neza ukuri kuzuye. Twatangiye tuba ko tugiye guta dutanga bwa butumwa mushaka gutanga bwerekerana n'amadini, none twagiye muri ibi ngibi bitumye igihe kiturangirana. Reka tubwire abantu ko bitegura ikindi kiganiro kirebana none n'ubwo butumwa kuko igihe cyabaye kirekire. Reka mudufashe gusenga kugira ngo Imana izumvikanishe ubutumwa bwiza, kandi mu gusoza n'ubundi abantu bizarangize babwakiriye. Kuko twatangiye dusenga dusoze dusenga. Urakoze Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turongeye turagushimiye wowe wabanye natwe mu kiganiro. Tugusabye kandi ko ibisubizo byatanzwe nyakubahwa Imana byabasha gufasha ababibajije ndetse n'abandi babiteze amatwi muri uyu mwanya. Urakoze kubana natwe no kutugirira neza, kandi ko mwuka wawe wera uzakomeza kubana natwe, mwuka muziranenge agakomeza kadufasha kandi agakomeza kutwongera imbaraga ndetse n'ubushobozi kugira ngo dushobore kuvuga neza ubutumwa bwiza waduhaye. Urakoze kubana natwe Mwami, ni wabishaka ni wabishima uzongera kutugarura kuri uru rubuga rwa AYALONI TV kugira ngo twongere nanone tuhatangire ubutumwa bwiza buhindura abantu bakizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bagakura amaso ku bantu bakayerekeza kuri Kristo wadupfiriye. Ibyo tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Watanga adresse yawe kugira ngo wagukenera abe yakora. Adresse yanjye ni 072 8 91 10 37. Ikaba ari no kuri WhatsApp. Ikabiri kuri WhatsApp. Indi wabona ni 0788 91 10 37. Aho ngaho naho wahatubonera. Reka dushimire abari bakurikiye iki kiganiro, kandi turabasaba kugira ngo mukomeze nyine namwe mwanarize mubashe kumva ukuri kwa nyako, kandi twizera ko umwuka w'Imana hariho kugira ngo akomeze gusobanurira buri wese. Hanyuma ikindi twabasaba nuko mwadufasha gusharinga ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe imiryango kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera ku mpera y'isi, fatanye kwagura ubwami bw'Imana. Turababwiye ngo mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora